iyo uba ifi baba barakuriye, baba baragufashe bakagushira ku ipanu, bamwe bari kuzana icyuma bakatangira kukubaga. Gusa ntabwo tuzi neza ikiyaga wari kuzubamo, usibye ko abarobyi b'inturumbutsi bari kuva mu kiyaga cya Kivu bakaza bakakuroba. Gusa ntabwo nzi ko aka gaciro ufite, nimba ari kubupima ibiro 5, ibyo sinabimenya. Icyo nzi neza nuko bari kukurya bakakubaga, bamara kukubaga bakaza kukugurisha ku biro. Ntabwo nzi neza ibiro wari gupima, icyakora icyo nekereza yuko wari kuribwa n'abakire. Reka tubanze turebe abakire ni bantu ki. Abakire ni abantu bagira amafaranga, bakaba bakwigondera ikintu cyari cyo cyose ku giciro cyari cyo cyose. Kuri uyu munsi rero iyo uza kuba ifi, abana bawe baba barabaye imfubyi. Ntabwo nzi neza nimba uza kuba umugore abana bawe bari kuba bakiriho, kubera ko bari kuba basigaye ari imfubyi. Kuri uyu munsi rero ntabwo twabihamya neza ko uza kuba umugabo wenda uba warafunzwe, abana bawe bakaba imfubyi. Gusa reka tubanze tubabwire ko ifi ari ingirakamaro ku buzima bw'umuntu. Nawe ntabwo wari ubizi neza. Icyo nteganya nashidikanya nuko ifi ari ikiribwa kiryoha, gikunzwe n'abana batoya, gikunzwe n'abantu bagufi, abantu barebare, ababyushe n'abananutse. Nta muntu n'umwe wanga ifi, yaba abacuruzi bakomeye, yaba abacuruzi boroheje, buri wese yumva bashiraho ifi mu gihe agiye gufata ifunguro muri hoteli. Ntabwo nzi neza uko byari kuzagenda igihe ifi zari kuba zidahari. Abenshi mu kiyaga cya Kivu bari kuzabura uko babigenza, ariko reka tubabwire ko kuri uyu munsi ntabwo babura uko babigenza, kubera ko ifi yabaye ikintu gikomeye. Imaze kuba ikintu gikomeye, abantu benshi barayikunda. Ari abagore batwite, ari abagabo bananutse, ari abatananutse, bose bakunda ifi. Gusa ifi ni ikintu gikomeye kuri isi ya rurema, kubera ko ni ikintu kiba mu mazi. Kuba rero kiba mu mazi, ntabwo namenya neza impamvu cyahisemo kuba mu mazi. Kuba kiba mu mazi nk'aya ngaya rero ntabwo twavuga ko twakirengagiza ntituze tukirya. Hari ababona agafi bashaje, abandi bakuze, ariko uyu munsi ngewe ndakabonye. Ntabwo nzi neza nimba umujinya ukwishe. Gusa nimba umujinya ukwishe, ishaka uburyo wakwiyahura, wenda nawe umunsi umwe wazayigondera. Ifi ni inyamaswa yo mu mazi, ikunda kugenda mu mazi, cyane cyane iboneka nijoro, nibwo biri kureba neza. Ntabwo twavuga ko mwareka kuzirya bitemewe, ahubwo hari uburyo baroba ifi ziturutse mu kiyaga, abandi bakarobesha indobani, abandi supaneti. Ntabwo nzi uburyo bari kukurobamo, icy'ingenzi nuko bari kukurya. Reka tubasabe mukore subscribe kuri channel yacu. Numara gukora subscribe, ubundi mudusangiza abandi. Numara kudusangiza abandi, tuzababwira neza agaciro ko kuyirya n'impamvu yakagombye kuribwa. Ifi ni kimwe mu binyabuzima kibaho igihe gitoya nyuma yaho gikuwe mu mazi. Iyo kiri mu mazi nibwo kigira ubuzima bwiza. Igihe kitari mu mazi nta buzima, nta mbaraga, gihita gipfa. Ukibaza uti abakire bari kuzabaho bate iyo batagira ifi? Gusa nimba utarya ifi uri igihwerahwere, uzahora uri igihwerahwere. Sinamenya ubwoko bakubaramo, ariko kuri uyu munsi iyi fi igiye kuribwa. Ifi ni ikintu gikunze kuba mu biyaga bitandukanye, kikaba gikunda ahantu hari amazi meza atarimo umunyu, cyane cyane nko mu kiyaga cya Kivu. Ikiyaga cya Kivu nicyo kibamo amafi meza, ariko cyane cyane iyo wegera hari hafi neza ni Nyaruhonga. Aho ngaho niho ifi ibarizwa. Ukibaza uti ibintu bizagenda bite? Ntabwo ari ibintu bikomeye cyangwa se umuntu yapfa gusobanukirwa utarebye neza uko ifi ibayeho. Gusa kugira ifi ibeho neza nuko habaho ibintu bitandukanye kugira ngo ubuzima bwayo bugombe bubeho neza.
nshuti bavandimwe, nimutarakora subscribe kuri channel yacu banzu uyikore kugira ngo video zacu zose zijye zibasha kuba zakugeraho.